Yesu ashimwe bene data, dushimye Imana iduhaye uyu mwanya wo kuganira ijambo ryayo. Mbere y'uko tugira byinshi tuvuga, ndabanza nivuge. Nitwa Alphonsine Nyirahabineza, nkaba ndi umukristo ukijijwe, nkaba nsengera mu itorero rya ADEPR, ku itorero rya Edeni ku Kicukiro muri Niboye. Ndashima Imana rero kubw'uyu mwanya iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Mbere y'uko tuganira, reka tubanze dusenge Imana. Turagushimye Data wera wo mu ijuru ku bw'aka kanya uduhaye. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Tugushimiye ubuntu bwawe tugera tukaba tukivuga izina ryawe. Turagushimiye n'uyu mwanya tugiye kuganiramo ijambo ryawe. Turasenze ngo ube mwanya w'umugisha, abumva bumvire kandi bumve icyo bashakaho, ndetse n'ubwiriza nawe ahaboneremo umugisha. Tuguhaye icyubahiro muri byose Mana, komeza ubane natwe, tugirire neza mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ku gakiza, agakiza twahawe na Yesu Kristo kubwo kumwizera. Turasoma amagambo ari mu gitabo cya Luka, ibice 2, umurongo wa 25 kugera kwa 35, ndetse dukomeze kuri 36 tugere kuri 38. Tongera dusome n'Itangiriro ibice 49 umurongo wa 18, dusome na Zaburi 118 umurongo wa 21. Luka 2:25. I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Mwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'Umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Bajyanwa n'Umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga, no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Simiyoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati, dore uyashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, abe n'ikimenyetso kigirwa impaka, ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mutima bizahishurwe, kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. 36. Hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera. Amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo w'imyaka 7. Noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana. Bavuga ibya Yesu, babibwira bose bari bategereje gucungurwa kw'i Yerusalemu. Reka dukomeze dusome Itangiriro 49 umurongo wa 18. Itangiriro 49 umurongo wa 18. Uwiteka, ntegereje agakiza kawe. Zaburi 118 umurongo wa 21. Zaburi 118 umurongo wa 21. Ndagushimira kuko wanshubije ukampindukira agakiza. Amen. Imana ishimwe ku bw'aya magambo. Iyo tuvuze agakiza, ubundi tuba tuvuze Yesu umukiza. Umuntu wese wakiriye Yesu Kristo tuvuga ko yakijijwe. Yabonye umukiza muri we, akaba afite agakiza, kandi muri we agahora afite inzara n'inyota byo gukiranuka.
Matayo ibice 5:6, avuga ngo abameze batyo bazahazwa, bazabona Yesu, niwe kunyurwa kwacu, niko gakiza kacu. Twasomye abantu babiri, Simiyoni na Ana, batwereka uburyo umuntu wakijijwe akwiriye kwitwara. Icya mbere, gukiranuka twihatira, twifuza gukora ibyo Imana ikunda, tukanga ibyo yanga, ibyaha. Ko wegera Imana igenda irushaho gusobanurira icyaha icyo ari cyo n'uburyo bwo kubyirinda. Ukitonda no guhora utegereje Imana, utegereje agakiza k'Imana. Twabisomye mu Itangiriro 49, umurongo wa 18. Kandi ukayoborwa n'Umwuka Wera, akaguhishurira, akaguhanurira. Nta wundi muhanuzi dukeneye, n'Umwuka Wera uturimo, ibyo gukizwa ariko kubona Yesu Kristo, agakiza k'Imana. Twabibonye ku murongo wa 32. Ukazarinda uva mu mubiri, upfa uri muri Yesu, nk'uko twabonye uriya musaza. Buriya ni ubuzima bw'umukristo, umuntu wakijijwe. Icya kabiri, ikindi, guhora mu rusengero, guterana uko ushoboye, tubana n'Imana, ariko n'umutima wawe uguharana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Guhora mu rusengero biriya bisobanura guhora imbere y'Imana, tugaterana bene data n'itegeko ry'ijambo ry'Imana, tukabana n'Imana mu mitima yacu mu buryo bw'umwuka, iteka duhora duhimbaza Imana nk'uko uriya mubyeyi twabonye yari ameze. Ibi ni byo umenya ko wagenderewe na Yesu Kristo. Nka kuriya bari abantu babaga mu rusengero, nibwo bamenye ko Imana yaje. Iyo udasenga ntiwamenya agakiza, iyo udasenga ntiwamenya ko wagenderewe. Twamera nka wa murwa Yesu yavuze ati ntimwamenye igihe cyo kugenderwamo kwanyu. Ariko iyo duhorana n'Imana tumenya ko Umukiza yatugendereye, nka bariya basaza bene data bamenye ko Yesu yageze mu rusengero. N'abandi, hari abandi barimo nabo babanaga mu rusengero, ngo kuko ngo babivuze bababwira iby'Umwami Yesu. Umeze atyo ngo yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro, akamenya ibya Yesu n'icyo amushakaho mu nzira zose anyuramo. Tubona ko Ana yari umupfakazi. Byumvikana ko yari afite urugamba rukomeye rwo kutabana n'umugabo, ariko yagumeje kubana n'Imana, yarurwanye neza, yegera Imana. Kandi ku bigaragara Simiyoni yari aguwe neza, ariko nawe yabaga mu nzu y'Imana, yarayizeraga. Ibi bishatse kuvuga ko Yesu ari uw'abantu bose, atarobanura ku butoni. Abakire n'abakene, ndetse n'abandi bose dusoma muri Bibiliya tugenda tubonamo abantu batandukanye, ababi n'abeza, abazima n'abarwayi, abize n'abatarize. Yesu ni uwacu twese. Hahirwa abamushaka, hahirwa abamwifuza, hahirwa abamutegereza. Agakiza ni akacu twese. Yesu ahabwa icyubahiro ko yatwihamagariye, akatwiyereka, kandi n'abataramumenya nabo ndabifuriza kugira ngo babyifuze. Ubwo ni ubuzima bwa gikristo, ubwo ni ubuzima bwa buri muntu wese. Yesu rero akomeze atugirire neza, atwiyereke umunsi ku wundi. Turamukeneye. Wa muririmbyi wavuze ngo turamukwiye, dukwiriye Umwuka Wera, niwe uduhishurira Yesu, turamukwiye rwose. Yesu rero abaho umugisha, Yesu abagirire neza. Mu gusoza rero twavuga yuko Yesu Kristo niwe gakiza kacu, niwe butunzi busesuye umuntu wese akwiriye kumenya no gutanga, akabushakana umwete wose. Bibiliya itubwira ko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, bakamenya ukuri. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, ibice 2, umurongo wa 3-5, ngo ibyo ni byo byiza Imana ishaka by'akarusho. Ubwo ni bwo buzima bw'abakijijwe, abafite Yesu muri bo, maze tukajya duhora dushima Imana ko yatubereye agakiza. Zaburi 118:21. Uriya mwanditsi w'iriya zaburi arashima Imana ko yabonye agakiza kayo. Arabwira ngo Mana ndagushimiye ko wambereye agakiza, kuko muri Kristo harimo byose, ibyo mu mubiri n'ibyo mu mwuka. Umuririmbyi yaravuze ngo ibyo ntunze byose nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Umufite aba afite byose, no mu rupfu azabamo, azabaho iteka ryose. Yohana 3:16 avuga ngo
kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nuko rero bene data, twese duhore twifuza Yesu ngo atubemo, atuganze kandi aduhaze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze rero, Yesu abahe umugisha, kandi mwakoze gufata umwanya wanyu mukumva ijambo ry'Imana. Hahirwa bumva kandi bakumvira ibyanditse mu ijambo ry'Imana. Amen. Kandi n'ubundi dusoze dusenga. Ikindi nakongeraho ni uko umuntu wese ufite Yesu arushaho kumwegera, abe mu nzu ye, abe mu nzu ye. Imitima yacu ni urusengero rw'Imana, abe mu nzu ye, azajya ahora ahishurirwa, azamumenya. Abantu bakijijwe nibo bazamenya ko Yesu yaje, kandi n'abataramwakira turabahamagarira kwakira Yesu, kuko nibwo butunzi bukomeye umuntu yatanga, umuntu yakifuza, umuntu yahora ashakisha. Umufite aba afite byose. Murakoze. Yesu abahe umugisha. Kadusoze nanone dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana kubw'aya masaha, kubw'iri jambo ryawe ritambutse. Turagusabye ngo buri muntu wese wumvise yumvire, yifuza agakiza muri we, umugirire neza. Abatagufite bakwifuze, abagufite bagukomereho. Ni wowe butunzi buzima. Komeza utugirire neza, ganza imitima yacu, bereka abatakuzi, agakiza kawe kamamare, abantu bakumenye kuko ari wowe Mana y'ukuri, bakumenye watumwe na Data kugira ngo tubature. Habwa icyubahiro, iri jambo ryawe rikore ku mitima ya benshi, kandi abantu bakizwe bakumenye ko ari wowe Mana. Mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen.